narabizinutswe muri jye, naranabirahiriye n'imbere y'Imana, kuko icyo mpagazeho ni ukuri ku ijambo ry'Imana. Kubera icyo bizinutswe rero nuko kubizinukwa nta mugisha mbifiteho, sibyo? Nabonye ko ikiri hejuru ya byose ni Imana. Nabanje no gusimbuka njya kwishakira, kwirwanirira, njya gushaka ubutunzi. The Zoom TV 24. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba The Zoom TV, tubifuriza amahoro y'Imana, kugubwa neza aho muherereye hose mu nguni zose z'isi, by'umwihariko abadukurikiye bari mu Rwanda. Ntitwabura kwibutsa batarakora subscribe ko bagomba guhita babikora ubu ngubu, kugira ngo amakuru nk'aya meza, amakuru agezweho, amakuru afite icyanga ajya bageraho umunota ku munota uko tuyatangaje. Nje ndi Nsengimva Vincent, nk'uko bisanzwe. Iki ni igice cyahariwe ivugabutumwa, reka tubivuga gutyo kuko harazamo n'ibijyanye n'ivugabutumwa. Uyu mureba imbere ya kamera ni umusaza twasanze mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Kabagari. Ni ibirometero byinshi cyane turutse mu mujyi wa Kigali. Akaba afite ubuhamya bukomeye. Muzehe, mufite ubuhamya? Yego, umusaza afite ubuhamya bwaho Imana yamukuye. Yanyuze muri byinshi bikomeye kandi bitari byiza, ariko Imana iramwarura nk'uko abakristo bakunze kubivuga. Ntavuze byinshi, reka tuhe ikaze uyu musaza. Muzehe, tuguha ikaze. Ni byiza kumpa ikaze. Yego, Imana yankoreye byinshi. Yego, tutaragiye mu kiganiro nyirizina, reka naguha ikaze nyine kuri, nubwo muri mu rugo ariko naguha ikaze kuri televiziyo yacu. Hanyuma uratangira utwibwira. Nitwa Gasasira Jean Felix. Gasasira Jean Felix ni umubyeyi, urivuga nyine umubyeyi ufite umugore cyangwa umugore umwe, nimba ari benshi urabatubwira abana bangahe, imyaka ingahe? Te umugore nitwa Gasasira Jean Felix. Yego. Mfite abana 5. Nkaba umugore n'umwe. Ariko nakunze guhura, nanyuze mu buzima bubi cyane. Yego. Ariko Imana ni igitangaza. Yego. Muri ubwo buzima rero bwinshi bukomeye, mu minota tugiye kurezima, ubundi umuntu bafite nyine story y'ubuzima bari ndende, ariko ufite uburyo butondeka, sinzi aho ubuhera, ariko urabuhera nyine ku ntangiriro yabwo, aho niba ubuzima bwaratangiye gukomera ukiri umusore, niba bwaratangiye gukomera ukiri muto ukivuka, sinzi ufite uburyo ugiye kubiduheza nyine, ugiye ukora hahandi hakomeye, ukora kuri bya bindi bikomeye wagiye unyuramo. Jewe nahuye n'ubuzima bubi kera, ariko kubera Imana yakomeje kumpagararaho. Impagararaho mbona n'imbaraga zayo. Jye nabonye imbaraga z'Imana rwose. Ibintu ntatindamo, nabanje no gusimbuka njya kwishakira, kwirwanirira, njya gushaka ubutunzi. Ariko bwa butunzi nta nyungu nabonye bwampaye, nta n'amahirwe bwampaye. Imana nuko yaje, Imana yishatse igenderera umuntu wese mbwira, n'ubu nawe uje ukansanga hano n'abandi bantu bari hirya bose, icyo nabasha kuvuga, Imana ifite imbaraga, ifite aho ikura umuntu ikamugeza. Ntatinze rero muri ibyo byinshi cyane, aho yankuye hanagaragara. Nakunze kuganira n'abantu benshi b'ingeri nyinshi, tuganira mu buryo bwo kumbaza aho icyo nabaye icyo ari cyo, kuko nabaye umuvuzi wa gakondo, nkoresha ibintu bitandukanye byinshi. Umuvuzi wa gakondo kuvuga umupfumu. Yego. Ariko kubera imbaraga nakoresheje nirwanirira,
naje kuryama mbona ijambo ry'Imana rirangendereye, ibintu mbireka ntawe umburanyije, bitewe nuko nabonaga aho binjyana atari heza, n'uwo nzasiga nkamusiga habi, ibintu mbivamo injira mu ijambo ry'Imana. aha mze tutaragera rero ku ijambo ry'Imana, urumva ubuhamya n'uburebure ubaye nk'ubihinamo. Nje nifuzaga ko utubwira uko wabyirutse, uko waje kwinjira muri ibyo bintu, ubuzima bwawe nyirizina. Ubuzima bwanjye ni nk'ubuhamya nyine, ubuzima bwanjye nyirizina, n'uburyo waje kwinjiramo muri ibyo bintu, uburyo wabikoze, wabikuye. Jye nabaye imfubyi. Muri uko kuba imfubyi, ababyeyi banjye barapfa barashira, sigaraho ariko nsigarana n'abaturage bapfa mu gihe abana bo hambere kera hariho urukundo, urumva. Umuntu yareraga umwana wari wabonye, abaturage barandera ndakura, imiryango ntawe navuga ngo yanyambuye ubutaka bwanjye, barabunyeretse ndubaka, ndashaka ni kera. Maze gushaka rero nibwo naje kwirwanira nanjye kugira ngo numve ko ngera ku ntego yo kuba umugabo, nimbona ibyo kuba umupfumu. Ariko nabonye ntaho binjyana, ntaho byanjyanaga. Nicyo cyatumye nako nta gituma kindi, ubundi ubwawe Imana irakugenderera mu ijuru. Yego, Imana irakugenderera. Tutaragera nyine ko Imana yagukuye, wabaye imfubyi ukiri muto, wasigaranye n'imiryango, nta wundi muvandimwe? Ntawe. Ubwo ababyeyi bapfuye ufite imyaka ingahe? Bapfuye mfite imyaka nka 18. Wari ukiri umusore muto? Nari nkiri umusore. Hanyuma ubuzima rero bwagenze gute mu buzima bw'ubwo buzima? Icyo gihe nabayeho nabi cyane. Nabayeho nabi, ariko mu gihe cyacu ntabwo hariho abantu b'abanyempuhwe. Hariho abantu b'abanyempuhwe, aho ugeze inka zikamwa bakaguha amata ukanywa, icyo kurya ukarya. Ntabwo byari nk'ubu ngo ni amafaranga. Mbaho gutyo n'ibyanjye nta muntu wigeze abitwara, kuko abaturage imiryango yarabikurikiranye, barabimpa ndubaka, nzana umugore. Yego, umaze kuzana umugore rero wagiye muri ibyo by'ubupfumu, wamaze kuzana umugore. Mubyaye kangahe? Tubyaye 4, ubundi imbyaro zanjye ni 7. Ku mwana wa 4 rero ugira gutya ujya muri ibyo bintu by'ubupfumu, igitekerezo wagikuye? Ni Imana yangiriye neza gusa. Igitekerezo cyo kubijyamo, cyo kubyinjiramo, ni ubukene rwose. Ubukene bwarandiye pepe, cyane burandiye, ndazambirwa neza, ndasonza inzara yanyica. Ariko ndavuga nti nta kindi kintu cyandwanirira, ko narwaje umugore wanjye baje kumuhumanya, arwara umwaka n'amezi 6. Ndagurisha ibintu ndabimara. Nicyo nabo nari mfite bandi mbona bagiye gupfa, ndeba amafaranga ntanze nyaha abapfumu, ndabona nanjye ngiye kwigarurizamo. Wagende bivugira ibyo nkubwira ni ukuri, koko buryo umuntu avuga ikintu cyamubayeho. Nibyo nibwo buhamya n'ubundi. Ariko ni ukuvuga ngo jewe ubu tuvugana, aho namaze kumenyera ijambo ry'Imana. Imana aho ugeze, aho Imana ishaki igukura habi. Yego, warugeze aho rero uti ubukene bwaranzahaje kubera mudamu bari baramuroze, ibintu byose bigushiraho. Hanyuma ubonye ukuntu ibintu bimeze n'ukuntu ibintu byose bigushizeho, uti reka njye mu bupfumu, reka njye nanjye njye muri uriya mwuga, kubera ko wabigiyemo, kubera hari abo wagiye ugeraho ukabona uburyo bakora. Hanyuma rero imbaraga z'ubupfumu
wazikuye hehe ibyo wakoreshaga twinjirire nyirizina nyine muri icyo kintu kuko nicyo ndi gushaka ko dutindaho tubwire ati byagenze gute nabyinjiyemo gutya nabyinjirwamo n'uyu imbaraga nazivanye he ibikoresho nimba ari ibikoresho burya rero burya ikiganiro nyine urabyumva iyo ujya kuvuga ikintu uvuga ikintu uzasubiraho ibi ni ibintu mvuga nzasubiraho bitari ibintu bigarukira hafi aha yego rero jyewe ibi bintu njya kubyinjiramo burya umuntu iyo arwaye indwara ikintu cyose baguha wakirya sibyo akubwira ko ari umuti akubwira ko ari umuti ibyo rero nigeze icyo gihe ndwaje umugore wanjye yari afite inda igeze mu mezi 7 iragenda ahera mu nzu arazingama njya ahantu ku mupfumu mukubita 100,000 ari amafaranga mpingira twahingiraga 2,500 urumva banci 100,000 ya mafaranga nyatanze nta cyiza nabonyemo ahubwo umugore yarushijeho kuremba bya 100,000 ntanze ntasuka nikubitiye mu rugo n'utwo mpingiye na twa tuntu isigaranye tundwara na sharikori sibye ko icyo gihe abantu bari bagifite umutima wa kimuntu ntabwo twari twagera mu isi tugeze mu buya none umuntu avuga ngo niyigire ubwo nabashije kubona ayo mafaranga agiye naraje burya icyo uzaba imana ni ikigupangira sibye ko no kwinjira muri ibyo bintu nubwo nabyinjiyemo sinabyinjiyemo ari uburyo bwo kugira ngo nkire ni uburyo bwo kwirwanirira urumva ubwo umugore yamaze kuza ahera mu nzu ndaza ndicara ndavuga nto barapfuye ntanze ya mafaranga 100,000 none umugore wanjye yarapfuye ubuse nzabigenzana nafashe ya mbere wa mugabo nashyiriye amafaranga yera ndamubwira ntumva mfite isambu ngiye nzafataho igisate ndashaka kunyigisha nanjye birya bitandukanye hari ibintu birya bitandukanye mu buryo bwinshi ibintu bitandukanye mu buryo bwinshi ibyo wumva byo gucuragura ni ibintu biragwa n'imiryango wumva rero hari umuntu ushobora kugenda bakabiraga umwana mu rugo mu bana wabyaye akazakurana uwo mwuga ariko bigasaba buryo ki azajya ajya muri abo bavuzi ba gihanga bakajya bamuha imiti kuko burya baranabafata ariko burya biratandukanye umuvuzi wa gakondo uvura akazingura umugore utwite uri kunda akaba yagenda bakamutega ibyo bita ibihato ukaza ukabimukura bikamuvamo akigendera ni indwara nyinshi uvura uwo wabyiyemeje ukaba wazivura umuntu akigendera bigatuma rero ukomeje gukurikirana burya ni ibintu birebire bya ziriya ndwara bira byo kuvura bya gakondo bavura ibintu byinshi batavura ibintu byinshi ariko hari icyo ngarukaho wavuze uti ni imyuka mibi ubupfumu ati ni imyuka mibi narabiretse kubera ko bitari byiza ariko kuri ubu hari ingero nyinshi z'abapfumu nzi mu Rwanda bazwi ngo banavura ye mbyumva gutyo ntabwo ndajya ku mupfumu ariko ndabyumva hari n'amazina azwi ngo nkwitwa Sarongo reka nkubwire yego ntabwo nshobora kurwanya buri muntu wese n'igitekerezo cye n'inzira ye yanyuze ubu n'igituma ngo uhaye ibi bintu nkabiva imuzi nkabikubwira ndi umuntu burya umuntu ntakunda kuvugisha ukuri narabizinutswe muri jye naranabirahiriye n'imbere y'Imana kuko icyo mpagazeho ni ukuri ku ijambo ry'Imana kubera icyo bizinutswe rero nuko kubizinukwa
nta mugisha mbifiteho, sibyo? Nabonye ko ikiri hejuru ya byose ni Imana, umwuka wera. Urabyumva? Ndabiguha neza. Kubizunikwa kwanjye burya iyo ubonye ikintu ukakibona neza, ukabona nta nyungu kigufitiye, inyungu nuko ushobora gusabana n'abantu rusange, sibyo? Nawe ubwawe uranyibarije uti abapfumu bavuga ko muri ingeri nyinshi, harimo abarozi, kandi iyo uri umupfumu nyine ntiwavuga ko utari umurozi. Icyo ngicyo bagomba kukigushyiraho. Hano muri karitsiye bakwitaga umurozi? Ntabwo bishoboka, kubera ko nta muntu wigeze ahumanira iwanjye, kereka ari umuntu wahumaniye iwanjye. Nta muntu n'umwe wageze kuvuga ngo umurozi kwa kundi bahwihwiswa nyine, ubundi umurozi nta muntu ujya ku karubanda ngo ure nawe ngo kuvuga ngo wamuroze kuko ntiyagufasha, ariko ugenda wihwiswa. N'ubu nkubwire ubu tuvugana, nahishaga inzoga hano ugasanga iwanjye niho hicaye abantu gusa, nta muntu wigeze yandurira hano, cyangwa se ngo umuntu avuga ati kwa runaka nibi nibi. Byari bizwi ko uri umupfumu, byari bizwi cyane ko ndi muganga, banyitaga muganga. Igihe rero natinze mu magambo menshi kubireka, nararyamye mbona nta muryango nyarwanda ndimo kubaka. Buryo ushobora no kugenda ahantu ugakopera akantu ukakabona, ukabona icyo ugomba kubaka hirya y'ejo kizakugirira akamaro, no guhora witwa izina ko uri umupfumu. Uzi izina umupfumu kugira ngo ribe rikuriho, ni ribi, ni igisebo. Noneho rero ni nka bimwe bavuga ngo wampa byinshi ukankubita, narya duke nkaryama kare. Kubireka, kwifuza byinshi bitafite umugisha, nabonye nta kamaro bifite. Kuko ikintu cya mbere gihenze hanze aha ni ubugingo. Ubugingo bufite agaciro karekare, kuko iyo ugiye muri biriya byo kuvura by'ubupfumu, ukabasha no gusobanukirwa n'ubugingo bwawe aho uzabusiga, twabanje gutekereza ku kibazo cy'inda. Iyi nda nushaka uyihe ibyo ubasha gupima, ariko ubashe gusengera ubugingo bwawe, kuko kuba kumva ko utekereza ko uriye ugahaga bitewe n'ibintu byinshi wikubiye, ariko ubugingo bwawe buta aho utazi, ni umusaraba wikururira muremure. Noneho byongeye kuba ufite urubyiruko, dore wa mwana wo kwa mupfumu runaka, umwana wawe uramushakira inzira nziza. Burya hari akantu ureba, niba umaze kubyara ukatura ukajya hariya imbere y'imbaga ukavuga uti jyewe mu izina ry'Imana ishobora byose ntandukanye n'imihango ya Satani yose, kubera ko namaze kumenya ijambo ry'Imana. Yego, aho tugeze kuri cya gice cyo kuvuga tuti nabivuyemo nte, kuko turi kugenda tunagana ku musozo. Kubivamo rero, wabivuyemo ute, wakiriye agakiza ute, abantu baje kukubwiriza, nawe umutima wawe nawe wakomeje kugucira urubanza? Yewe umutima wanjye wakomeje kuncira urubanza. Umutima uncira urubanza pe. Kandi burya ikintu uzajya gukora, umutima ukagukomanga, nushaka uzakireke. Ndashaka kukubwira ko nabonaga amafaranga, ariko nta mutekano yarampaye, nta jambo ryiza nagiraga mu rugo, abana bari barabaye ibikuki, umugore wanjye ntitwavuganaga, ariko buri Imana yari ifite impamvu.
burya rero uragakora ikintu iwawe mu rugo hari umutekano kiguhesha umutekano, si gukora ikintu kitazaguha umutekano cyaba kikumariye iki. abarokore bajya bavuga ngo Imana ntumyeho, wowe nta muntu Imana yize gutumaho kugira ngo bivemo? Ntawe yantumyeho, nta Imana yantumyeho, ntawe yantumyeho, gusa umutima nama arambwira uti ibi bintu bivemo ubireke. Gusa ikintu nakoze nagiye kuzana abakirisitu, baraza, inzu naraguriragamo yari yubatse, baraza barambwira bati ntuzayisubiremo, ntuzasubiremo kugira icyo kwicaramo, ufunge. Baraje barafunga, barafungura, barasenga, barabiboha, baragiye bafata ingiga z'ibiti baracana byose barundamo. Muri ibyo bintu rero batwitse bitunyuramo mu mazina, wenda kugira ngo n'abatwumva batagerana ibintu turi kwihimbira, ubivuge no mu mazina. Batwitse ihembe, batwika inzogera, yego, batwika intebe nicaragaho, batwika ihembe. Ihembe ryari ihembe ry'iki? Ryari ihembe ry'inzovu. Ihembe ry'inzovu ko ngo rihenda, ubwo rirahenda nyine, ibintu nk'ibyo birabuye, birahenda. Nta tundi tuntu wari ufite ko mba numva ngo turizo ngo nimba ari tuhe tunyamaswa ngo impuzi iki? Oya, natwo biterwa, birya biba biri ukundi kuntu kwinshi cyane. Yego. Hanyuma rero byafashe igihe kingana iki ngo babisenge, babisengere, babibohe, babitwike, bajugunye? Ikintu nabasha kukubwira, ubwo urumva nahere ibintu hasi, kandi ujya kuvuga igise baragikanda. Ubu nkubwira, ubu ntugire ngo ni ugutinya, ni ukuvuga kugira ngo n'ibintu byose bijye byatuka n'umuntu wese azabibone. Genda kubwiye ngo abakirisitu baraje barasenga, barangije barahambira, baragenda barajugunya, baratwika mu muriro, sibyo? Nsezerera yuko ibintu by'imbaraga zo kwa Satani ntakibikoresha. Hanyuma nta ngaruka byakugezeho ko wavuze ngo iyo ubikoresheje nabi ushobora kuba wahura? Biterwa n'iyo ugiye gukorombereza kugira ingaruka. Kereka nsuye mu mihango yabo, nkajya hariya, nkajya kunywa ubuyoga, nkaba nasubira ku buyoga, nkaba najya kuvumbuza aho ngaho muri bene wacu twakoranaga nabo, ntaho tugihuriye. Ubu ni ukuvuga ngo inzira yanjye ni ugusenga, ubundi nkicara hano mu rugo rwanjye, nkazamuka ngiye kunywa agacupa k'umutobe, ngataha nkajya mu rugo rwanjye. Nsengera muri itorero muze DPR. Yego. Hanyuma ubu warakijijwe, wakiriye agakiza? Nakiriye agakiza. Warabatijwe? Narabatijwe. Wabatijwe mu muhe mwaka? Buriya wabivuyemo mu muhe mwaka? Se bagira ngo ntihashize imyaka ibiri. Hashize imyaka ibiri. Nejo bundi. Hanyuma tugereranyije ibihe wari urimo mu magambo make, kuko turi kugenda tugana ku musozo, ukibana n'iyo myuka mibi n'ibihe urimo ubu ngubu ubana n'Uwiteka n'umwuka w'Uwiteka, ubona ubuzima ndimo bwiza n'ubuzima bumeze gute? Ubuzima bwiza ndimo, nako ubuzima ndimo ni bwiza cyane, kuko nta nicyo nabugereranya. Gute ubwo uratubwira? Ubu ngubu ubwanjye iwanjye ari amazi amara inyota, amazi y'umugezi amara inyota, nkumva ndanyuzwe, umutima uratuje, nta mutima uncira urubanza. Urumva kutancira urubanza kuba ntakoze ibintu bitanshimishije. Ariko icyo gihe ni ukuvuga ngo habagamo n'ikindi, mbyita iryo zina n'ubujura, kuko hari abo baguhamagwa amafaranga uzi neza ko nta n'ikintu bakoreye, ariko ukarya nabyo biri mu bintu. None si bujura butabamo, hari umupfumu avugisha ukuri? Abapfumu ntibavugisha ukuri sha, nabikubwiye kare. Buryo wanga ikintu uzi n'icyo cyangiye, uko wumva ngo nuriya ngo ari kuri leta, ngo arakora, ngo arazwi, ariko ashobora kugerayo ikintu cya mbere giteranya n'inda, urabyemera? Ariko iyo ushaka kumva ko uwakiriye, ugira distance yo gutandukanya icyiza n'ikibi. Iyo umaze kwakira agakiza, hari ibiguhesha amahoro ni byinshi.
ntabwo uhora ufite irari ry'iby'isi, nta rari ry'iby'isi. Yewe ubu ngubu iyo mfite inusu y'isukari, nka mfite ibiro 2 by'igikoma, abana banjye mu rugo n'umugore tukanywa, mba mfite umutekano urenze. Ariko ntavuze ngo ubu uyu munsi ndashaka kujya kunywera irunaka, ubu byama umutuzo. ubu ngubu uratuje. Hanyuma ntarasoza tutaratandukana, mu kwiga ibyo by'ubupfumu hari akari kanyisobweho gato, ariko mwiga n'ibijyanye n'imivugire cyangwa uburyo muvuga imvugo zabyo. Imvugo zabyo uhamagara, uhamagara. Ubwo rero muri uko guhamagara birangirana nuko ubizinutswe, ni ibintu biza mu mutwe, mbese ni ibintu bikuba mu mutwe, nk'uko umuntu agira ikintu akunda. Ubu hariho umuntu ubaho itabi rikamutwara rikamugira koronike, inzoga zikagenda zikamugira koronike. Burya ikintu cyose kigira ingaruka n'imvano. Yego. Rero dusoza icyanyuma, ni iki wabwira abantu bagifite imyizerere y'abapfumu? Abapfumu uremera ko bakibaho ubu ngubu? Burya abantu ntabwo tugira imyumvire imwe. Abantu se tugira imyumvire imwe? Ntitugira imyumvire imwe. Burya ibintu byo kujya mu bapfumu ni kode y'umuntu. Umuntu winjiwemo na kode yo kuvuga ati jyewe ninajya kubaza runaka uko ndi bubeho ntabwo mbaho. Hanyuma wabikoze hari igihe kingana iki, imyaka nk'ingaho ugereranyije? Nabikoze nk'imyaka 5. Nabikoze nk'imyaka 5. Hanyuma ubu ni iki wabwira cyangwa ni nk'ubuhe butumwa ukurikije ibyo wagiye uhura nabyo nk'umuntu wanabibayemo nabikora? Ni ubutumwa wahereza abantu bagifite imyizerere? Jewe ikintu nshobora guha abantu, umuntu wese wumva ufite imyumvire ye, kuyimukuramo ni ibintu biruhije. Ariko mpagaze ku bwanjye, igihagaze hejuru ya byose, gihatse byose ni Imana, ijambo ry'Imana. Koko ujya mu bapfumu ugatanga amafaranga ukarenga ugapfa, ntupfa se? Burya si upfuye wohereje umuntu 1,000 ntabwo agahinda kakwica. Hanyuma se muzemera ko abapfumuza amasengesho nabo bariho ubu ngubu? Aba bapfumuza amasengesho bajye mu masengesho ndagusengera umpereze? Oya, uwo nguwo ntabwo duhamanyije. Ntabwo ukorera ijambo ry'Imana ari mu Mana, sibyo? Ntabwo akwaka amafaranga. Urumva? Kuko akorera umwuka wera, sibyo? Yego. Agahembwa n'Imana. Naho ibyo kuvuga ngo uraje ngusengere nindangiza nguca amafaranga ntibishoboka. Icyo ntabwo tukemera. Yego. Dusoza rero, wenda hari abakurikiye iki kiganiro bashobora kumva bakozwe ku mutima n'ibyo tuganiriye, akaba yifuza kuba yaza kukuganiriza cyangwa akagusaba ubufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa akaba yagira icyo agufasha bitewe n'ibyo yumvise. Hari ushobora kwifuza ko umufasha bitewe n'ubuzima arimo na experience ufite y'ibyo waciyemo, cyangwa akifuza ko agufasha bitewe n'ibyo yumvishe. Nko umuntu yakubona gute? Kumbona hano nabonye ari kure, ntago ari urugendo rworoshye, nshaka ko nakoreze urugendo rw'amasaha arenga 10 nza hano, ariko ahantu umuntu ashaka kugukenera ari i Kigali, cyangwa akagukenera ari i Cyangugu, cyangwa ari mu burasirazuba. Hano turi no mu ntara y'Amajyepfo mu Ruhango hepfo cyane. Ubwo wagukenera yakugera hati? Muzifi mako kanomero kanjye mama. Iyo mwe nta kibazo akira. Uti nkenera yambona kuri telefone? Telefone yanjye 07 8 3 3 59 15 0. Iyo mibare ntirenga, yisubiremo. Yego, isubiramo uvuga nk'ibiri 07 sibyo? Tangira. 07 83 35. Uri kuvugira kuri ya mikoro ariko? 35. Tangira n'amavuga ibiri vuba vuba. 07 07
8 3 5 9 150. yego nimero z'umusaza nizo ngizo, wakenera kumuvugisha, wakenera kumugira inama se cyangwa kumusaba inama runaka bitewe n'ubuzima urimo cyangwa bitewe n'ibyo waciyemo, wamuhamagara kuri izo nimero cyangwa ukamwohereza ubutumwa bugufi, hanyuma mukabonana mukahana ibitekerezo, tugakomeza tukubaka umuryango nyarwanda. Iki cyari ikiganiro cyacu n'uyu musaza twasanze mu majyepfo, mu ntara y'amajyepfo, ni mu karere ka Ruhango, epfo cyane mu hantu mu cyaro, ariko cyateye imbere kuko nabonye hari umuriro. Njyewe ndi Nsengimva Vincent, mukomeze mudukunde, mukomeze muduhe ibitekerezo, munadukosora ku bitagenda neza. Murakoze cyane. utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.